Ngewe nakoze impanuka ari ku itariki 26 ndabyibuka na 2021 mu kwa 12 nkanguka ariko ari ku itariki 28 urumva haraciye iminsi ine. Yego ndi muri koma ubwo nkanguka ndi mfite umugore n'umwana umwe. Gusa ntabwo uburyo mumbona ariko narindi byaje nyuma. Yego uyu mwaka no wa gatatu ngiye gutangira umwaka wa 4 bigenze uko. Ntabwo nari nsanganwa umuga, ntabwo ari ubwo navukanye bwaje nyuma. Ariko nkifuza imbaraga ziturutse ku bantu cyangwa n'Imana ikoresheje abantu nkabona nk'insimbura ngingo. Njya ngerageza inzira nyinshi nkareba ko byakunda ariko ubushobozi ntabwo. Narapfuye biba ngombwa yuko nsobanura buri kimwe, ambwira ko nakoze impanuka. Ariko nyuma ndamubaza nti se uracyafite impamvu tuvuga Yesu uwahuye nayo ntiyayiyoberwa, hamwe mu bibazo warahamagaye nubwo byatinda ubu uri muzima mushimire. Uko wasenze nta ubizi ariko kandi ntiwakibagiwe ko babandi bose mwakuranye ari wowe gusa uriho none mushimire. Yes, amahoro y'Imana nakomeze abane namwe mwemwe kudukurikirana aho muherereye hose mu mpande enye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bari mu mujyi wa Kigali mwese mwiriwe, ariko ni bari mu gitondo urebye iki kiganiro umbwire ngo komeze ugire igitondo cyiza wamfura. Wenyemerera ngushimire cyane warakanza subscribe, ugatera comment, ugasharinga n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana yo mu ijuru igikomeza ikundebere icyoroshe wamfura we. Reka ansuhuza abantu bo muri diaspora cyangwa se intara ya gatandatu aho dukunze kwita Igota Masimbi. Namwe Uwiteka Imana ajye komeza abampere umugisha, kuko namwe mutwereka ko mudukurikiriye aho muherereye hose. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe mwumva kuri Mike ni MC Major Major w'Imana 5/5. Uyu munsi nagiriwe amahirwe yo kubana n'umuntu utamenyerewe cyane hano mutazi, nanjye nifuje kugira ngo tuganire n'umuntu mukuru ubana n'ubumuga cyangwa se ufite ubumuga bwo kuba adafite amaboko yombi. Muranyemera nkuko mubibona, muranyemera tubanze tuganire nawe 5/5. Nimukurikirane kugira ngo hataza kugira ikigucika cyangwa se icyo uza kuba uhomba. Ni 5/5 rero mbabwira ngo nimukomeze mugubwe neza aho muri hose, nimutera gatebe ubundi turebe icyo Imana igikora ku buzima bw'umuntu. Nababwira iki rero, nimunyemere mbanze nse n'umwegera kugira ngo tubashe kuba twaganiraho gato. Cameraman aramfasha nzikorere nibyo byiza. Yego komera cyane wamfura we. Yego komera cyane. Meze neza? Yego ndamahoro. Nishimiye kongera guhura nawe uyu munsi. Urakoze cyane. Hanyuma uratangira wibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kubana tunaziranye. Yego ngewe nitwa Ihimbazwe Samuel. Yego niyo mazina. Samu mu rugo ni? Mu rugo ni mu karere ka Bugesera, ni mu ntara y'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Yego uyu munsi duhuriye mu mujyi wa Kigali, narabyifuje kera ko duhura cyane, ariko nishimishijwe nuko uyu munsi duhuye. Yego urabyumva ute? Biranejeje cyane ko guhura n'abantu burya bari ikintu cy'ingenzi cyane, kutazi icyo umuntu aba yarateganirijwe kandi hari igihe bica mu nzira z'Imana ukabona bibaye by'umugisha. Ni byiza cyane. Urakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo tuze gusobanurira abantu bacu cyangwa se kugira ngo tuze gutangira n'ikiganiro twese dushize umutima hamwe kugira ngo tuze kuba tunaganira neza cyane. Uyu munsi wavuye mu Bugesera uza mu mujyi wa Kigali, ariko tukibaza tuti ese Samu cyangwa se Samuel ni muntu ki? Twihuse cyane. Nge nitwa Ihimbazwe Samuel, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Gusa ntabwo uburyo mumbona ariko narindi byaje nyuma. Yego uyu mwaka no wa gatatu ngiye gutangira umwaka wa 4 bigenze uko. Ntabwo nari nsanganwa umuga, ntabwo ari ubwo navukanye bwaje nyuma. Uranyemerera mbikubaze niba ntacyo bitwaye? Oya nta kibazo. Urakoze cyane. Samu akiri ingaragu cyangwa se akiri muto,
ubuzima bwe bwari buhagaze gute kugira ngo tuze kubona naho tumenera twinjira umaze no gukura? Yego, ngewe nitwa Samuel nkuko nabivuze, nabayeho mu buzima nk'ubwo n'undi muntu abaho, nza kugira amahirwe yo kubona akazi mu byo nari narize ibijyanye n'amashanyarazi. Niyo yangize gutya muri make, ubwo niyo yangize uko. Amashanyarazi? Yego, byagenze amashanyarazi. Nakuvuga ngo ndabyibuka mbyutse ngiye mu kazi 2021 mu kwezi kwa 12. Yego. Naje guhura n'ikibazo, umuriro uramfata umfatira hejuru. Nza gukanguka mva muri koma, haciye igihe kinini amaboko yarangiritse. Ubwo biba ngombwa yuko bayaca nuko nguko. Wari uri mu kazi? Yego. Ufatwa n'amashanyarazi? Yego. Wisanga kwa muganga? Yego, nisanga i Kanombe, amaboko yarangiritse cyane. Sure. Yego. Bahita bayakata? Ubwo uko bavura bitinda gukira, bari bazi ko nabo bashobora kuba bagira icyo bakora bigakira, ariko byabaye ngombwa birangira bambwiye ko byatera kanseri, bitinze gukira bayakuraho. Wisanze uri kwa muganga hashize nk'igihe kingana gute ukoze cyangwa se ugize ibyo byago? Ngewe nakoze impanuka ari ku itariki 24 ndabyibuka na 2021 mu kwa 12. Nkanguka ariko ari ku itariki 28. Urumva haraciye iminsi 4. Yego, ndi muri koma, ubwo nkanguka ndi kwa muganga. Ubona bimeze bityo? Ntabwo nasanze amaboko yacitse, ariko byabaye ngombwa yuko uko bakomeza bavura bagerageza byanga, ariko bigomba kumera. Bambwira ko byateza kanseri bayakuraho. Condoléances. Yego. Hanyuma reka twihuse cyane, ukimara gusanga umeze gutya, wari ufite akazi, wari ufite umugore, aho ngaho byari bimeze bite? No kuvuga ngo ubu ngubu ndi umugabo nkuko nabivuze, mfite umugore n'umwana, ariko ntabwo nari nakazana umugore. Ngiye nakoze impanuka 2021 mu kwa 12, mfite ubukwe mu kwa 2. Ni ibintu bitangaje binakomeye kugira ngo ubyumve. Yego, 2021 mu kwa 12, mfite ubukwe mu kwa 2. Kundi mwaka? Yego, urumva arasigaye amezi nk'abiri. Mana yanjye. Hanyuma se uwo mugore basi niwe mwanakomezanye? Reka mbivuge uko biri. Nkikanguka mva muri koma, haciye iyo minsi yose navuze. Ndibuka ko nakangutse mbona ahantu ndi ntabwo mazi. Ubwo nkangutse ariko mpita mbona uwo twari dukundanye, uwo mukobwa. Nendaga gukora ubukwe mu kwezi kwa 2. Ndamazana ise biti ni byiza ko turahase. Ati reba uko wabaye, wakoze impanuka nuko bimeze. Urumva we yari amaze igihe kinini ndeba nyitegereza buri kimwe cyose, ari we ukimfasha. Arambwira ati rero wakoze impanuka, uburi kwa muganga nuko bigomba kumera. Urumva nawe meze nk'umuntu uzutse, nari narapfuye. Biba ngombwa yuko nsobanura buri kimwe, ambwira ko nakoze impanuka. Ariko nyuma ndamubaza nti se uracyankunda? Nicyo kintu namubajije bwa mbere. Arambwira ati ndagukunda. Ese ubona tuzabana? Ubwo nahise ntekereza ku kuntu twa dufite gahunda yo kubana. Atansobanura ati rero uko waba uri kose naragukunze, tuzabana. Ubwo nzagucyura uri muzima cyangwa uri intumbi, ariko tuzabana. Yego, tuzabana n'ubu uri muzima, ariko n'ubu utari muzima nzagucyura, amenye ko nagushyinguye. Nuko byarangiye rero nyuma dutashye, kuko nakoze impanuka ubwo mu kwa 12, mva mu bitaro mu kwa 3. Ubwo rero niwe twari kumwe kwa muganga, twaje gutaha nyuma turabana. Ubukwe bwo bwarasubitswe, twabanye nyuma. Ubukwe bwa mu kwa 2 urumva hirengejeho ukwezi kose. Mu kwa 3 nibwo twatashye. Bwarabaye? Ubukwe ntabwo bwabaye kubera ubushobozi, ariko twabanye mu buryo bwo kwiyaranja bitewe nuko yankundaga. Yego, ariko twaje kubana ubu turi kumwe. Ndifuza kumenya ese ukimara gukora impanuka, ukimara kubona ko ibyo byose bikubayeho, ubuzima bwawe wari ufite akazi, ubwo tayari kahise kabura. Yego, kwiyakira wowe byagufasha igihe kingana gute kugira ngo bashe kwakira ubu buzima? Ikintu cyangoye cyane ntekereza ni uburyo bwo kugira ngo mbone uburyo bwo gukorera umuryango. Urumva nari ngeze ku rwego ndi kwiyumvishamo ko umuntu uri kwifuza ko twabana bigoye, kugira ngo none ahubwo mbashe kugira kimwe ari bukenere kandi arambaza nkakibona. Birangora cyane, ariko mu buryo ngiye nari umukristo, ntekereza niyemeje kujya mfata igihe kinini cyo gusenga, nkumva ko Imana igomba kumfasha muri buri kimwe, cyane ko ntabwo Imana igiye ihana bayo.
nahise mfata umwanzuro wo gufata igihe kinini cyo gusenga. Imana inyereka mu nzira nyinshi ko izajya ibana nanjye mu buryo bugoye, kandi ubu ngubu urumva amaze imyaka igera muri 3 ntituraburara, biragoye kubaho ariko ntabwo turaburara. Bivuze ngo hari inzira nyinshi Imana ica, hari igihe nteganya ko Imana izajya igendana natwe mu buryo bugoye ariko ikabana natwe tukabaho. Yego. Umwana ubwo afite imyaka ingahe? Dufite umwana w'umukobwa w'imyaka 2 n'amezi 9. Okay. Twihuse cyane, nyemerera nongere nkubazeho gato, se muri wowe ukimara kubona ko bafashe umwanzuro wo kuvuga ko amaboko yawe bayakuraho, kandi ndakeka barabanje kukugishaho inama bakakubaza se urabyemera, wowe wabanje kubyakira gute? Hari uburyo nita ko ari ubw'Imana iba yarateguye mbere, kuko ntabwo nigeze mpungabanywa no kuba amaboko bagiye kuyakora. Nkikanguka nkasanga nagize ikibazo kimeze uko, buri kimwe cyose bambwiraga nkaho ari ikiramfasha, numvaga ngomba kucyakira, cyane ko nzi ko nta cyari kubaho Imana itemeye ko kibaho, kandi nkumva ngomba gukomezwa nayo n'ubundi. Rero buri kimwe cyose nacyakiraga numva nta mpungenge, kandi numvishe nkomeye, nta nubwo nigeze ntekereza ngo ubwo amaboko bayakuyeho ngo biragenda gute ngo numve nihebyoya, ahubwo imbaraga y'Imana yabanaga nanjye, kandi na n'ubu ngubu hari byinshi mba nagatekereje ngo bizagenda gute, ariko ntabwo njya ntekereza ko biri buze kumpungabanya. Kuko bimpungabanyije urumva nkeneye kuba nagira umuntu nkeneraho ubushobozi, guhungabana kwanjye rero ni uguhungabanya byinshi. Yego, birumvikana mfite umugore, mfite umwana, biraguye, ariko iyo nkomeye akabona hari ukuntu nkomeye aba yumva ko n'ikindi cyose atekereza kiri buze gukunda. Yego, bituma ntahungabana ngo mbigaragaze no mu maso. Birashoboka ko nabitekereza, ariko imbaraga y'Imana irankomeza kandi nkabona ibisubizo byayo muri yo. Ukuri ntibishima nawe ni ukuri. Yego, ndabyishimiye cyane no kumva ufite amagambo ni ukuri yubaka kandi meza, biranshimishije cyane. Hanyuma reka twihute cyane, ndifuza kukubaza ese ubu ngubu ni iki gishoboka wakora nyine ukoresheje wenda aya maboko? Ibishoboka reka nkubwire ngo nta kintu mbasha gukora, nta na kimwe. Gusa hari uburyo bwinshi nagiye mbona bw'ubufasha mu bitekerezo, ariko nkabura ubushobozi. Urumva ntekereza kugira ibyo nakora byinshi mu mutwe birimo, ariko nkagerageza bikanga bitewe nuko nta buryo mfite, ariko nkifuza imbaraga ziturutse ku bantu cyangwa n'Imana ikoresheje abantu, nkabona nk'insimburangingo. Njya ngerageza inzira nyinshi nkareba ko byakunda, ariko ubushobozi ntabwo. Gusa mba nizeye Imana mu mbaraga zayo igice inzira ahantu tudatekereza. Ariko ntabwo ubu byoroshye ko hari icyo nakora, kandi birangora no kubyakira. Insimbura wenda babita insimburangingo, wigeze unabigerageza urabibaza wumva uko bihagaze? Narabibajije cyane, kuko hari insimburangingo ziboneka z'amaboko ku buryo ubasha nko kurya cyangwa ukawagira utundi tuntu ubasha gukora nko kwambara. Urumva umudamu wanjye amfasha byinshi bigoranye, bigatuma hari n'icyo yakakoza atari buze kubona uburyo agikora, ariko zibonetse ku buryo nshobora kuba nagira icyo nkora nawe akagira ibyo akora, kandi nanjye ibyo ndi bukore bikaribuze kuba ari biri buze kuzana inyungu. Biragoye, ariko nari nabajije mu nsimburangingo izishobora kuba zagira icyo zimfasha, nsanga zihagaze miliyoni 4, kandi ubushobozi bwashiriye kwa muganga. Yego, biragoye kugira ngo mbashe kuzibona, uretse nko kubona ubufasha buturutse ku bavandimwe n'inshuti hirya no hino. Nuko wenda ntaramenya ngo byaca mu zihe nzira. Yego, ariko insimburangingo zo bamaze kumva ko zihagaze miliyoni. Aboneka, yego, zihagaze miliyoni 4. Yego. Okay, hanyuma se ubu none tuvugana, amaboko yawe nta kintu na gito ashobora kuba yaterura? Nyirizina nk'ubu ngubu nshobora kuba nagerageza kurya, birakunda gake gake, nubwo bingora. Nshobora kuba wari kurya iminota 5 ngiye nkamara nk'isaha ndi kurya, ndwana nabyo bigakunda. Ifoke ndayifata, kunywa amazi, kwambara utuntu tworoheje. Buriya hari ibyo nshobora kwambara, ntabwo biba byoroshye ariko birakunda. Gake gake. Mikoro wagabasha ugafata? Ubu nayifata rwose. Ubu ngubu nta kibazo rwose. Njyewe ndayifata kuko nyikoresha kenshi. Njyewe njya ngerageza no kuririmba, njye ndirimbira Imana. Yakubona bimbwenda bipinga. Oya, ndabikora rwose. Njye ndirimbira Imana cyane ko hari henshi ntekereza ntari kuva yankuye. Yego. Urumva rero mbasha kubana nayo mu buryo bwose. Okay, ukiri aho ngaho ubuhanzi se bwo bitangiye ryari?
Uburyo bwo kuririmba rero ni ibintu bimbamo no kuva nkiri umwana, kuko nifuzaga kugira ngo nezerwe ari uko ndirimbye. Akenshi nagiraga umubabaro bitewe, urumva ubuzima bw'umuntu wari burebure, hari igihe ugira agahinda ariko ukumva wibagijwe ka gahinda n'ibyo ukunda. Nge rero nakundaga kuririmba bikamfasha. Rero byatumye nkomeza no muri uyu mwanya noneho ubwo byatumye ndenza kuko nta nicyo nyishoboye gukora muri ubu buryo. Mbasha kenshi gukora uburyo bwo kuririmba. Nanjye numva nanjye aho ngaho ngushigikiye rwose. Komeza ukore kandi uririmbe. Hari nk'abantu baba bifuza nko kuba kumva ese ijwi ryawe mu buryo bwo kuririmba. Watona gute, ese bigenda ute kuririmba? Wigeze ujya no muri studio wenda wanyeretse n'indirimbo? Yego, ngira indirimbo ngira na channel nashyizeho kugira ngo abantu bajye bakurikirana. Yego, ngiye ngira channel yitwa Ihimbazwe Samuel. Hiyongeraho akantu ngo wazutse, Ihimbazwe Samuel wazutse. Kuko burangiye narazutse. Ubwo rero abantu babasha nko kuba bagira uburyo bakunda Imana n'ibihangano bihimbaza Imana, bashobora kuba bankurikirana bavuye kuri iyo channel, bakumva amakuru ariho n'uburyo Imana igenda ifasha umuntu mu buryo bw'indirimbo. Yego. Gusa nutunyirizaho twumve. Mu buryo bw'indirimbo? Nk'indirimbo yawe. Dufite impamvu tuvuga Yesu, uwahuye nayo ntiyayiyoberwa. Hamwe mu bibazo warahamagaye, nubwo byatinda ubu uri muzima mushimire. Uko wasenze nta ubizi, ariko kandi ntiwakibagiwe ko babandi bose mwakuranye ari wowe gusa uriho none mushimire. Uko wasenze nta ubizi, ariko kandi ntiwakibagiwe ko babandi bose mwakuranye ari wowe gusa uriho none mushimire. Yego. Ndabishimwa nawe nuko. Yego. Indirimbo nziza, ndetse neza, iri mu magambo meza. Yego, urumva dukwiriye gushima Imana uko waba uri kose, uba ugomba gushima kuko hari abavuye mu mubiri ariko uracyahumeka, kandi ubasha kuba wagira n'uburyo uhumuriza n'abandi. Burya hari abantu bababaye kukurusha. Uko byamera kose. Ukiraho izi ndirimbo watangiye kuzisohora aho umaze kugira ubumuga? Njyewe nakoze impanuka maze gusohora audio volume ya mbere, kugeza ubu ngubu maze gusohora volume ya kabiri. Nyuma y'impanuka nasohoye indi volume imwe. Ubu noneho mfite na video, urumva maze kugira volume audio ebyiri ndetse na video imwe. Audio ebyiri na video imwe. Yego, ubwo ni album ya video imwe. Ubwo nizere ko hari no gupangwa gusohoka indi. Yego, uretse ko ubushobozi urumva babigoranye, akenshi imbaraga zanjye ntabwo zigira icyo zimfasha, ariko Imana igica inzira nyinshi igafasha n'umuvandimwe akambwira ati rero uburyo dushaka kugira ngo ibyo uvuga n'ibyo ukora bigaragarira abantu benshi bizaca mu mbaraga zacu. Ukabona hari icyo umuntu akoze, ukabona hari kimwe kigiye, nubwo byari byinshi byari kugenda ko kimwe kikagenda. Yego. Bivuze neza cyane. Hanyuma nje support numva nago. Yego. Ntagiremereye cyane, ariko uko biri yagira ikikora. Yego. Nkwemereye kamera yuko izagufatira video, nzayigufatira. Ntiyabibaye koko. Ndashimye cyane, nshimye Imana, ndetse ndagushimye cyane Imana igiguha umugisha, kuko ni ibintu byinshi nifuza kugira ngo ngeze ku bantu, ariko imbaraga zanjye ntazo. Ariko ubwo mbonye imbaraga z'Imana muri wowe. Imana iguha umugisha. Yego, ndanezerewe cyane kubw'ibyo. Uzabipange wumve nyine bindimo kuko mfite nyinshi, ahubwo nubona akanya uzambwire. Wowe nubona akanya. Yego, urakoze. Turabinoganya rwose, dupanga umunsi kugira ngo uzagende neza, bigaragare n'ababibona n'ababyumva bizagende neza mu buryo buri wese ari buze kumva icyo yashakaga kumva. Yego, bigira umumaro. Urakoze cyane. Yego, urakoze. Hanyuma ndifuza ko tuza kugira ikintu tuvuga. Hari nk'abantu bafite cyangwa se nabo babana n'ubumuga, ariko kwiyakira byananiye. Aho hantu rero none wowe wabayeho ubuzima uri wese bikaza kurangira noneho
ubanye n'ubumuga iteka ryose. Reka nkubwire ububabare bw'umuntu bushobora gutuma umuntu yiheba akagera kure yifuza ko atanakabayeho, kuko nkanjye nkora impanuka ndabyibuka namaze amezi 2 yose yego ntajya nambara imyenda, nambara ibipfuko umubiri wose, ku buryo ntajyaga mfata imyenda ngo mbashe kuba nayambara. Ubwo rero byaramfashije cyane kugira ngo mbe nkomeye, kandi ntabwo ari njyewe ahubwo ni imbaraga z'Imana zibikora. Yego nagiye ngira uburyo nanone ngenda nsapotinga cyangwa nko gufasha abantu bababaye bumva bahungabanyijwe n'ikibazo bagize, nkumva nkwiriye kubafasha mu buryo nk'ubu. Imbaraga y'Imana ibana na buri wese, uko waba uri kose ukuriye gukomera, kuko nta kibaho Imana itakizi. Ibyo byagiye binkomeza cyane. Burya iyo usoma ijambo ry'Imana riragufasha ukumva ko imbaraga zayo ziri kumwe nawe iteka, niyo haba hari ikibazo cyavutse gikomeye. Rero nshima Imana cyane ko yagiye ibana nanjye ikanankomeza, kandi nawe aho waba uri hose ndagira ngo mbwire abantu benshi bashobora kuba batwumva kandi bababaye ko imbaraga y'Imana iri kumwe nabo, kandi bakuriye gukomera, kuko buri kimwe cyose Imana ibikizi. Kandi ikirenze kuri ibyo, hari ubuzima burenze ubu ngubu turimo buzatuma umuntu anezezwa n'ibyo agezemo kuruta ibyabayemo. Nshima Imana cyane rero ko yagiye dukomeza, kandi ikomeza kubana natwe iteka. Nabo ngabo nibakomere rero, Imana irahari kandi irabazi, no kuba baramutse nta kiguzi nta nicyo batanze. Yego dukuriye gukomera rero. Urakoze cyane. Sam, ndifuza kukubaza, yego ubu biramutse bikunze ukabona support, niki kintu ubona wahita ukora cyihutirwa kuri wowe? Nyirizina ubu ngubu akenshi mbuzwa gutekereza icyo nakora bitewe no kubura uburyo. Ariko ndamutse mbonye nk'imbaraga y'Imana ikoreye mu bantu cyangwa mu buryo runaka, nkabona nk'insimburangingo, kuko ndabyifuza cyane kugira ngo ndebe ko nabona insimburangingo ziramutse zibonetse, nshobora kuba nagira byinshi nakora. Urugero, ari uburyo bw'igishoro runaka kikaba kibonetse, nshobora kuba nagira byinshi nakora ndamutse mbonye izo nsimburangingo. Hari uburyo